Ikibazo cyo kuva rero gikunze kubaho iyo umubyeyi amaze kubyara. Hari gisanzwe tuzi biri normal cyangwa se mu buzima busanzwe bwo kuko ababyeyi bose iyo babyaye nyuma yaho nayo giye yabisubira mu mwanya wayo kuva bihagarara ndetse kuba twanamusezerera. Hari gihe rero bibaho niko umubyeyi nyuma yo kubyara ava ariko yava ntihagarare. Inda gutwita ni urugendo. Nicyo gituma mbwira ko ari ibintu biri ngombwa ko ababyeyi bisuzumisha. Turi kubiganira kuko ari ikibazo kandi gikomeye kuko iyo turebye ku isi nk'ababyeyi babyara usanga mu by'ukuri ababyeyi bavuga ubuzima bwabo mu gihe cyo kubyara cyangwa se nyuma yo kubyara abenshi bazita ikibazo cyo kuva cyangwa se PPH nyuma yo kubyara. Ni gute umuntu yabyirinda? Ni indwara iteye impungenge nyinshi kandi rimwe na rimwe utashobora no kubigarura. Ikintu cya mbere kiri ngombwa kandi nifuza ko abadukurikira babyumva neza. Ababyeyi bagomba gukurikiranwa mu bitaro kandi mu buryo buhanitse.